bivuga kose hari impamvu Dauda yitwa nimero ya mbere Picha akaba amusimbura. Hari impamvu wavuga yuko kuri ubu ngubu Kiwanuka asigaye abanzamo barafinda kicara. Nawe ejo duha imibare y'abarafinda uburyo nta kintu agikora no kuri Watara na Mamadou. So yes, ntabwo ari match ya Mamadou kweli. Pe importe ko byamera kose ndagaruka ku ngingo ya kabiri wenda izo kugufasha kugira ngo duhuze. Ariko urumva yabanje kwirinda excuse ya minimije ikintu kitwa excuse kuvuga ngo ndamutse nkoze ikosa ngaturunika nkuramo. Ariko impamvu agomba kwitinya ni muri weekend ikipe yanganyije na Rayon Gasogi, banganyije na Rayon abireba n'amaso ye. Iyi kipe yayitsinze kimwe ku busa match banza, ariko yamuteye umupira guhera ku munota wa 5 APR yabonye igitego kugeza match irangiye. Yari iri hejuru, yarayibonye, yarafite formation last year. Iyo kipe no yakwemo APR ni gute utayitinya? We barakubwira ngo ikipe no yadukuyemo umwaka ushize, barakubwira ati ikipe wabibonye nagayanganyaga na Rayon match banza mwakinnye match yari ikwisha nubwo yayitsinze kimwe ku busa, yagombaga kuyubaha. So kimwe rero mu bintu bikomeye abatoza bigishwa no kubaha no kudasuzugura opponent. Ereri nk'iyo irakwicisha uri umutoza. Gusuzugura ikipe ni ereri mbi cyane. Icya kabiri wenda cyafasha ko duhuza kuri iyi ngingo, nubwo aba bakinnyi abashyize mu kibuga ariko twibuke ko aracyarwana no kugerageza guhuza umukino wabo. Turavuga ko aribo babanzamo aba batatu bashya Omedi, Kiwanuka na Watara, ariko abo bakinnyi azakinisha kuri derby nta match 10 bari bakinana muri APR. Aracyarwana no kubashyiramo imyumvire n'imitekerereze ashaka y'uburyo bashaka gukina, banagira na automatisme. Ibyo rero bya automatisme no kumva filosofi n'uburyo bw'imikinire ye birapratikwa mu kibuga, ntabwo bikora bari kuri bench. Ariko usubira muri interview ziheruka niyo mutoza wa mbere uvuga ko match ari nyinshi zegeranye zimugoye. Erega nuko mu Rwanda abantu bakunze kubigira ibintu bikomeye. Nta match nyinshi tugera mu Rwanda. Reka nkubwire, niba ukinnye match 30 za champion, match za Peace Cup zishobora kutarenga wenda tuvuge match 15, si match 45. Wenge za champion zirege na Confederation ni match nta kidakira match 15 urazi wazi kinotisi kandi bahera muri kimwe cy'umunani hafi rero 18 nta nubwo zinageze kimwe cya kabiri zare match zirindwi zisanga 30 kongera champion zirega APR yakinnye match enye, ubwo ni 40, ubwo ni 41 match 41 yego. Icyo rero ni ikintu kikwereka ko ntago ari match nyinshi mu mwaka, ntago ari nyinshi rwose. Ahubwo dore icyo kuvuga kuri Darko niki so kubirebera mu buryo yakoze approach y'iyi match, ahubwo no kureba icyabaye nubwo yabanjemo ya kipe, ahubwo no kureba ikiba n'ubundi kuzindi match. Hari ikintu kigoye kubona, ntazi niba abayobozi ba APR bakibona, kiragoye. Darko afite resultat zitari mbi cyane ku manota, kuko kuri ubureyira mu rushabiri kandi yakoze catch up yaragabanyije kuko rero yigeze kumusiga menshi. Ariko kandi Darko nta nubwo match nita match yandi atuma umuntu yirukanwa, ntabwo Darko yayatsinzwe. Notama yo mu Rwanda, izo za polisi ntizamutsinze, izo za SKR ntizamutsinze, izo za Rayon ntizamutsinze. Ndajyanga kantu mwumva ko ntari umutego ukomeye. Noneho Darko afite ikindi kintu cyo kuba APR, nubwo tuvuga ngo hari ukuntu ibintu bitameze neza gute na gute, afite excuse zimwe zo gutanga. Ntabwo hahingiro zo kuvuga ngo look twasinyisha abakinnyi dutinze no muri retura abangana nibwo tukibabona, akaba kivuga ngo ndacyarwana no kubaka ikipe no kwishyira ku murongo na automatisme n'ibindi nk'ibyo. Nono Darko agahita anyuzamo akakuvuga ati ariko ibyo bavuga fande byose dore agakombe kanyuzane ejo bundi kitwa igikombe cy'ubutwari nashyize mu kabati karishyurumbye, kandi sezishize sezo iracyari mbisi, nasezereye azamunkurwamo na piramide. Mwese muyobe ko piramide ari kubakuramo. Uretse ko uyu Darkonovic ejo bundi atwara igikombe cy'intwari yavuze ko mu myaka 5 ishize nta kintu gyambaye APR yatwaye, ati n'ikikombe mbahaye nimwagiherukaga bityo
ibi byiza byo myaka 5 ishize ni njye ubirimo ndimo gukora akazi gakomeye. ingingo yanjye rero ikajya ahangaha. ntiyatwaye nose niyasangaga ikipe ifite shampiyona buri mwaka. Navuga ko nta birenze. ariko ingingo yanjye yahise amusubiza mu kiganiro twagiranye hano ubigane ukomeye cyane amubwira ngo amanota ya mbere watakaje ubwo waburaga igikombe cya Super Coupe kuko bivuze navuga ati amanota ya mbere byari yatakaje ugakomeje gutakaza amanota muri ubu buryo nyine bw'ahantu ugomba gutwara ibikombe no kwitwara neza ubwo twafata undi mwanzuro tugiye rero tuvuye muri ibi by'imibare na statistique kuko babikubwiye imibare ya Darko ibyo amaze gukora muri APR uko ikipe ihagaze nuko yayahentinze imeze yakwicara akavuga ngo bimeze neza ku muntu utareba APR birajijishije birajijishije biri na tricky agiye kubaza ati amagrara ndevuramba iki n'ibindi byose natanze birajijishije ariko nkuko Waswahili bavuga ngo wale ambao wanajua mpira kwa mapana yake babandi bazi umupira mu nguni zawo zose ngiye kwa ingingo 3 zo gukweshoninga kuri Darko akora azasoza kuri Gasogi. Darko agomba kubanza kwakira no kwemera. Darko havanga abanyamakuru bavuga ibintu akane bashake bakamuhe. Darko bazamubwire iyi message naye haye na uraza gutuma twime interview mu kanya. Oya nta kibazo. Darko ibintu nanayibwiye Adira toza APR nge twigeze kubiganiriwe rwose twicaye ndayimubwira ikintu cya mbere gituma abantu bakunda umupira bakaza ku kibuga ntabwo tuza kureba iminota 90 kuko telefone zacu ama live score n'ama flash score yabiduha twishyura amafaranga kugira ngo tuvive tunezezwe na each and every moment. Tuza kwishyura tutaje kuvuga ngo ikipe necessary rizatwara igikombe gusa ngo byitwe ngo yatwaye igikombe yagitwaye ite kuko igikombe tugiserebura umunsi umwe nkuko tunaserebura gutsinda match yindi umunsi umwe. Ni moment ni kirero moment ni igihe ikipe nka Gasogi witanto umuntu avuga ngo possession ya APR yari kuri 75 kuri 25 ikipe yatsinze ibitego byinshi nka 3 ikipe yasatiriye nkuko Renzo yavugaga yasimbuje kare n'abasimbura baraza bare mu buryo yari ifite icyo bita proper display no kugira icyo bita total dominance. Icyo ni cyo umuntu akundira ikipe icyo ni cyo umuntu aza gushaka mu mupira ruvuga ngo buretse gatansoza kushije neza rero tugiye tuvuge n'ibindi. Ingingo ya 2 Darkonovic apare proper display APR yingiye yagiye igira abatoza abagiye bakora ibyo bintu ukwiye kwicara ukamenya ko ari nabo bantu APR ifata nk'abi bihe byose mu mateka yayo. Ibyo ni nabyo bituma APR gatwara ibikombe with the style ni nabyo bisora ku mugabane gakomera. Nibukije Adiri icyo gihe umuntu witwa Jamari namwibukije andi mfutira amaguru wari ibi bintu iyo ukina gutya uyu mupira umeze nk'uwo kwirwanaho wo gukina rezilita n'amakipe mato ikibazo kibikihe ntushobora gukandagira mu mikino nyafurika ngo ure n'amakipe makuru ngo uvuge ngo ndaza kugira icyo nkora mu gihe munyumve neza mu gihe mu rugo utari wategeka abantu ngo bajye cini ya urinzi babeho bagutinya babeho bazi ko ukomeye bagabanye ikintu cyo kuvuga ngo ngo umusifuzi ngo yayihetse ngo iyo bitaba ngo nde ngo penalty ngo banze ngo yaswane kuri Reyo ngo penalty ngo banze ngo kuri Gasogi ngo APR ngo yatsinzwe n'amagajo ngo yatsinzwe na Mukuru. Ibyo bintu iyo mu rugo hakiri utuntu tw'intirimwa urabona ko akundi umuntu acumba ubugari agasigara ifu itahiye iyi kipe utarayitwika ngo ishe uyitwikishe igende inoge imere nk'umugati uri mu ifuru wahiye ikipe umuntu ayirya ayinywe umuntu ayinezererwe nta kintu uri gukora. APR yo gukina umupira wo kunigana na resulta uzi ko yazanyemo Suwane kugira ngo agere abadefenseri 5 yakinisha abadefenseri 5 match iri kurangira kandi Suwane donc ni utadomina inyarugenge ntacyo natekereza muri kuri Afurika yarajya abadefenseri 5 izaba same story afandi ibintu nabyumve it will be a same story. Iyi kipe izatwara shampiyona yego nisohoka n'ubundi zasezererwa kuko nta kintu na kimwe cyagaragazaga ibimenyetso by'uko yakomeye. APR iracyasufura mu mikinire. Ingingo ya 3 yanyu Darkonovic tactically abakinnyi ba APR
barakurakariye. Ibyo Ebere yagiye avuga by'abaroneka n'abandi, ntabwo ari ikibazo cyo kuba APR ifite abakinnyi babi lokali, wenda bambwira ko baba abari munsi ya piramide cyangwa n'abandi, mwabonye agapira Dawuda yakinnye yinjiye mu kibuga, ariko ikibazo cye agira, muzarebe yari kwanima umupira, aba bakinnyi bakinira ku magambo ya buri kanya. He made them warriors cyangwa indwanyi more than being footballers. Nyumva neza, igisirikare niho umuntu akomanda akantu ku kandi, urimo uranyumva? Igisirikare nibwo wenda kapitani uyoboye bataliyani runaka ku rugamba avuga ngo 4 murajya muri aka gashyamba niho muri bwitsimbe, 2 murajya kwa kundi babagira urajya kuri kara gasozi, umupira kugira ngo uruyamahane darko. Buri muntu agira style ye, buri muntu agira ukwe, Simon agira uko yanima, Pepe agira uko yanima, undi agira uko yanima. It can't be ko niba ruboneka afunze baro hagati umutungira intoki ngo yidekare kwa Kiwanuka. It can't be ko Kiwanuka atari no kukumva ari hirya agifata baro ugomba kumubwira ngo gira. Donc akantu kose amagambo buri kanya bakinya amagambo buri kanya. Muzareba abana bapera amaze gusa n'abahamuka, iyo accident agenze neza bari kuri bench ukabona bose bari gusaba imbabazi. Uzi kibase buri kanya bamusaba imbabazi, araniyenerva cyane abayikubita abayindukira ajya kuri bench. Uzi ikintu gihari, yabaye ikipe ifungiye mu kintu cyitwa tactique. Darkonovic, ubwonko bwawe bwiza n'amarisansi ufite, rekura ikintu cya liberté, reka abantu expressing ubushobozi bwabo. Ni no mpamvu na APR iki n'ibintu twita stereotype bisa. Uzi ukuntu bigenda, arakubwira ngo ikira kumande kwa Kagege, ngo kikaje ngo zamuka, ngo hindura cross. Sinakina ubwonko bwawe, give me that freedom umenye. Ingingo eshatu wasoje kandi zumvikanye naguhaye imanya rwose. Nabaye disappointed cyane, nabaye disappointed. Ashaka no gutsinda Rayon ariko imatch ya Gasogi kugira ngo imatch tuyisoze, kugira ngo imatch tuyisoze yo kuri Gasogi, kugira ngo imatch tuyisoze yo kuri Rayon Sport, Lorenzo na Gorilla. KNC ejo yagaragaye yiramanta mu banyacyubahiro bari bicaranye nyuma y'umukino, yatanze televiziyo itarenze umunota umwe ngira ngo abayakurikira y'u Rwanda bayumvishe. KNC mujyanye n'amavi nuko mwari kuri stade, bijyanye n'amavideo ari hanze, kiriya cyari igitego yimwe. KNC hari abanyamupira n'abasifuzi bashaka kumfata nk'umwana murizi kuko kira kintu cyitwa ranting arakigira ajyana gihanirwa, ariko ejo yarafite impamvu zirenze imwe zo kurakara kubera ko KNC yasifuriwe nabi pe. Igitego cyagiyemo, kira gitego ni igitego cya zahabu kuri Gasogi kuko iyo kijyamo iyo donc iyo cyemerwa yari kubageze kuri draw, cyari guhindura umukino, yakipinga draw bakajya muri penalty. Kwanga kiriya gitego umusifuzi wo ku ruhande ntibuka izina rye wazamu gitambaro, amaze gusomera amazina y'abasifuzi. Yari umusifuzi wari Habumugisha Emmanuel. ngo umukino wari uyobowe na Nizeyimana Siaka hagati mu kibuga iburyo. Nuvuga ngo umusifuzi wa mbere y'igitambaro ubona nawe ukomeye cyane kuko ari mande ya wanze igitego umusifuzi yitwa Habumugisha Emmanuel. Yego.